Itangazo rije ryihuta ku banyeshuri muri rusange mu gihe gukora ikizamini cya leta. Iri tangazo rirareba abanyeshuri batarakora ikizamini cya leta cyangwa rirareba abarezi muri rusange bagiye gukoresha bano bana mu kizamini cya leta. Ndetse iri tangazo rifite aho rihuriye na NISA. Ni mu gihe iri tangazo rigiye kuvuga ku bijyanye n'amanota y'abanyeshuri cyangwa mu byiciro bigiye gukora ibizamini n'uburyo bari bubikore. Ibyiciro bigiye gukora kino kizamini, abanyeshuri barahurizwa ahantu hamwe bavuye ku bigo bitandukanye. Abanyeshuri ni abari bukore ibizamini bya leta kuva mu wa gatanu cyangwa mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatandatu segonderi. Ibi bizamini biraza gukorerwa ahantu hihariye kandi ahantu hari umutekano. Ni mu gihe abarenga 40% bafite cyangwa bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa bafite ubundi bumuga bo bahabwa ubufasha bwihariye kugira ngo babashe gukora ibizamini. Ndetse reka ndambure ino nkuru mbabwire icyo nabateguriye cyangwa icyo nabahishiye. Ese iri tangazo riravuga iki? Ese nese yaduteguriye iki? Ese ibi bizamini byahindutse? Ese amasaha yo gukora ibizamini yahindutse? Ese amanota bafatiragaho yahindutse? Ese byagenze bite kugira ngo mbega bihindagurike? Ni mu gihe umuntu watsindiraga kuri 70% atazahabwa buruse ya leta. Ni mu gihe umuntu uzatsindira kuri 80% azabona buruse ya leta, cyangwa umuntu uzatsindira 100% nawe azahabwa buruse ya leta. Ni mu gihe abandi ukuvuga ngo muri 5 ba mbere bazabwa buruse ya leta bemerebwe kwiga mu bindi bigo bitandukanye bashaka kwishyura prive nta kibazo. Ni mu gihe bamwe mu banyeshuri bakomeje kuvuga ngo ese aya makuru kuki tutayamenye, ese byagenze bite? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbatangarize amanota bagiye gufatiraho cyangwa uburyo ibizamini bigiye kujya bikorwa. Ni ukuvuga ngo ikizamini kizatangira ku itariki ya mbere. Ni ukuvuga ngo ibi bizamini bizaba mu masaha ya saa 2. Isaha zahindutse, isaha zari saa 1 ariko isaha zahindutse muratangira kwitegura saa 12. Saa 1 mwe mufashe moto cyangwa abafite imodoka mufata imodoka cyangwa abatega KBS mutega KBS kugira ngo mugere ku kizamini saa 1 n'igice kugira ngo ibizamini bitangire saa 2 z'amanywa. Ni mu gihe NISA yatangaje ko abarezi muri rusange mu gihe abana batashye bakoze ibizamini bya leta bari mu rugo bagomba gufashwa bagahabwa nanone cyangwa bakongera bakajya bihugura bagasubira mu masomo, ntibakoreshwe imirimo ivunanye, ahubwo bibande ku masomo kugira ngo bazagaruke batangira umwaka cyangwa bahindurirwa amashuri bafite ubwenge. Ni mu gihe ababyeyi bamwe na bamwe bakunze kumvikana bakoresha abana bagahato cyangwa babakoresha imirimo ivunanye mu gihe bari mu rugo kugira ngo basubire mu masomo. Abenshi na benshi abana baturuka mu miryango itishoboye, bavuga ngo umwana wacu yaje ajya gutashya cyangwa akavoma cyangwa akajya mu murima agahinga kugira ngo tubone ibyo kurya, ariko bavuze yuko ibi bintu mu birinde bano bana kugira ngo bazabashe cyangwa mujye mubakoresha bikenya bihwanye n'ingufu zabo kugira ngo ariko mubahereze umwanya kugira ngo basubire mu masomo. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye bagezagaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi ku izina rya Kidasamura Movie. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye cyangwa ibiganiro mpuzamahanga. Reka turambure ano makuru mu buryo burambuye. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta. Iri tangazo nimwe ribareba. Nongeye kubabwira yuko amanota y'ibizamini yahindutse cyangwa imihindagurikire y'ibizamini cyangwa amanota bafatiragaho mbere ntago ariyo bagiye kujya bafatiraho. 80% wemerewe kubona buruse ya leta ukajya kwiga mu bigo bya leta, cyangwa ushaka kwishyura prive nabwo nta kibazo, nta tegeko riguhana. Ni mu gihe abanyeshuri bo mu mwaka wa 3 bagiye gukora ikizamini cya leta kugira ngo bajye mu wa 4. Ni mu gihe abanyeshuri bo mu wa 6 segonderi bagiye gukora icya leta bakahita bajya nko muri kaminuza. Wajya muri kaminuza y'u Rwanda, ariko ndakubwira ngo nutsinda uzajya muri kaminuza y'u Rwanda uzahitamo section uziga kugira ngo yaba y'ubuganga, y'ubuvuzi ndetse y'ubwarimu. U Rwanda rufite section nyinshi mu bigo byayo. Ni ukuvuga ngo nta service washakamo ngo yibure cyangwa nta somo washakamo ngo ribure. Nguko rero nuko byari byifashe mu bigo by'amashuri cyangwa mu mashuri muri rusange. Nuko amanota ahindaguritse, nuko ibizamini byahindaguritse. Nagira ngo mbibabwire hakiri kare mu byitegura, kandi ako kantu ko kutavunisha abana nako mukiga mugatekerezeho. Mu gihe abana bo mu maprimaire, mu magaridiyeni mugomba kujya mubatoza gusubira mu masomo kugira ngo bazagaruke ku ishuri bari smart, bameze neza mu mutwe, bakora neza fresh. Umwana wawe ntuzamukoreshe imirimo ivunanye cyangwa ngo umwibagize amasomo. Ni mu
gihe rero Kidasamura Movie ibararikiye gukurikirana gahunda zayo. Mukore subscribe ku Kidasamura Movie. Twongeye kubashimira abantu mwakoze subscribe ndetse n'abandi mutarayikora, ni muyikore namwe mujye mu mubare w'abashimirwa. Yari Kidasamura Movie mu mujyi wa Kigali, umunyamakuru wa Pirate. Ni ukuvuga ngo urw'inkorogo tubakora rugakonkoma umwana wo ku bigo bya Nyamagabe.